ushatse kuvuga Keza ameze uko ari hafi kukwereka umugozi uzarindira bikwibwirira neze wakuye erega ubwo ndagiye nsanga bari kumwe muri salo yamufashore kandi ntiwareberega urukundo ari danje ndamubwira ntabwo uyu muntu namumenye numvaga wenda ari nk'uje kwishyuza ibishingwe uri kumva none ahita ambwira ngo nyine ngo urabona cyetse iyo yibese nabwo mba aba ari ukwibeta nta wundi muntu unywa hano cyakoze avike nawe nabonye ari umumanyura amazi cyane ntabwo nari nzi ko ari ibyo byakurakaje ubu igihe cyose waba umaze urakaye n'icyo kintu cyari cyakurakaje wanakino n'undi Manize tutagifite inzika mama yarambuje ngo ninzongere kugira ninzarwane barambujije nze ko tutagifite turakubwiye ko niduhura nza mwabantu mwe rero uyu muntu ndabona rwose mbaye mbahaye itangane n'ica umuntu nimuvuge ushaka kurwana mama bita umutwe nge mite nkwiki ukina nande ndakubaza wowe ukina nande zari brage bro ndakubaza ukina nande wowe gatego ngaho se ngo yakikwa mwica kakagabo ngereka nkice reka nkice njewe reka nkice njya poro sha njyamu nagutera wabaye muretse reka nkice urugamba rugufi wanditse wa muntu wanditse nkici umuntu wanditse sha byihore kanigende urumvara tuzongera sha uzago gasura kaminuza kagoro mu Rwanda ntapere sha bira wabonye nibikeya bira wabonye nugaruka mu rugo waramuje waramuje kurugo nugaruka mu rugo waramuje bro nugaruka mu rugo meze bite sima Jean-Pierre raje rwarandagurije man kuko se ngo nugaruka mu rugo byagenze ahise nagubuka man ya baby nakubwiye ndamuzi byose man no byavuye man tugene nari ndakuvuye se kuri n'ibikapu man uvuye no ruguru mashyamba nyine gukora za nawe bisiga ubona ikijob man ukakihererana man nzi ko ushobora rugi sawa narije nababwihede ngo kujyatambaraye ngene nayo isubiza ngatanze ariko sha kame boss ahangana ni muri toilette no muri toilette kubera ko utayijyamo wenyine uba ugomba kugenda witonda urusaku garuka hano kuki uteza umutekano muke mu baturage n'abaturanyi uri kugenda usakuza boss iyo ndimo kuririmba akazi kanye nkakora fresh neza ese yo shatugowe ifunzo amahenga data boss tumufunga neza nakubwiye ngo ujye witonda ko boss n'undi nditonda kuko genda umubwirire Keza aze hano Keza serimora genda umurebe nyine ariko murebe
Keza. Keza. Shani fresh man. Siko mbonye nabonye babyukiye mu ntambara za danje n'ibijamari ya. Man kiriya kijama man cyarandaburije ntushobora kunyumva man. Nyine nibyo nari ndimo kukubwira ya baby nakubwiraga. Ubwo ngize gutya ndavuga ati none reka ntakarire n'icyana kumva gende ngiye nyine tugira ibyo twiganire. Ndabyumva. Ubwo singeze nahuye n'uriya mwaka rero kuri gate ya man kirandaburiza kingira amase man. Kandi mani mwana n'ukuntu akwemera byadanje. Shakibore. Aranyemera ariko kiriya kinyagwa wagira ngo nese uramujama ubundi uramujama bapfana iki? Buriya ni ubukozi bwabo man. Umukozi mana akagufatira aho furizi ingana kuriya. Shakibore. Igeze hano se izo bone ndeba mu ntoki kiri kugenda izingazinga. Ntumbwire ko ngiye kumwitaba imana. Asa wowe. Ntukabivuge gutyo man. Asama rero uriya mwana utereta ko nari mwiza. Ukicisha n'itabi bigeze aho ngaho. Kandi urabizi n'ukuntu muzehe wawe hariya muri karitsiye aba yahangayitse avuga ati umwana wanjye itabi n'ikigenda kumwica hano urongeye mani. Muzehe umukuru mama. Ese ubundi uzagera ku kimanirwa mu matabi. Mani buriya buri muntu wese aba afite igeno rye. Ese urumva ko itaba ari igeno? Njye mbona ari umwaka kabisa wagize ntabwo ari igeno. Urumva ko itaba ari igeno? Ariko njye buramugira inama wanarireka. Ahubwo soma wa. Iterera. Ke bitese? Shara muhungu rero nabonye neza pe. Ntabwo yumva usa n'umunyarwenya. Yasetse umuntu arakaye. Uyu muhungu. Kemba. Kiriya ni igisazi. Bo rero mbonye umwanya wo kuganira nubwo uba ari mutoya bagira ngo nkwibarize amakuru numvanye mama wanyu ambwira ngo umusore uza hano hari icyo wandusha? Umusore uza hano? Sinsobanukiwe. Nagira ngo ufungure umutima wawe ubimbwire ariko noneho ndumva utashaka ubimbwira. Mama wawe yambwiye yuko hari umusore ngo mukundana, niba mukundana bisanzwe, niba ari urwo rukundo rwanyu hari ikindi rushingiyeho ntabwo mbizi. Ujye uza muri uru rugo amakuru yampaye nayo ukuri. Yego. Umusore numvise n'ukuntu bamumbwiye, umusore udashyitse ikirara. Sibizi. Mani njye mba mfite akazi kenshi. Uransuzugwe nye. Mfite akazi kenshi. Numva mvanze n'itabi ntago nagakorera nk'ubu ngubu hano nikuremo kamera mashini n'ibiki mba mvuye gufata amavideo abandi hariya nanyene kueditinga bibagira ibiki ubu ntakagushyizemo ariko ikibazo cyawe se ninkushyiramo hariya nkagwa kamera abandi tugende gushutinga wanyandikira mani sene ndi kwihwire akantu uri kumwe itabi keretse nurireka nuramukuriretse nzaguza n'abajama mani bizangora cyane hari abajama ewana afite hariya mani ibintu by'amafilimi n'ibyo biberamo uramutse uretse rero itabi mani gusa nyine harimo uduceri wazandabura mani nanjye nkazanareba ko nazajya mbona ubu duceri tuba turi muzi amafaranga aba arimo ze abari amafaranga menshi ariko ikibazo cyawe se ubundi uyabonye yahita ashira ubuze amafaranga akarara arangiye n'ubundi nta kintu yakumarira ariko mani uzareka itanga gusa ariko uriya mu baby mani njya mbona kwemera mani aranyemera ikibazo cyane itabi ubuse mani buzamushaka uba ufite gahunda yo kumushaka cyane nuko wagutereta nyine uvuga ati mwana ugomba kumutanga ubuse kuko uzamugeza ku kimana iryo tabi wazarire ahubwo Paul nyine reka nikomereze nawe hari isigenda cyangwa ikindi nangiye kureba ukumva izindi diri turi gupanga
ako nyine nari wowe turaza guhura Narebe reka dukomeze aho ndi quartier tugende sawa turakundana umusore w'umunyatabi inzoga zatukuje amaso umeze nk'utaba mu rugo niwe mukunda nyine pa nubwo anywa inzoga akanywa itabi na biriya byose bamuvugaho n'urumogi ariko nyine ndamukunda kandi nawe ndabizi ko nkunda pa mwana wanjye ibyo bintu wabitekerejeho nta kuri pe ujya kubifatira umwanzuro warabanjije utekereza ko ari ukubaka urugo iminsi yawe kubaho kwawe kose ukaba ugiye guhitamo uwo muzabana ku buryo atazaguteza ibibazo cyangwa n'izango wifuza kubaka nk'iz'abandi bubaka ngo yagiye ejo yagarutse mu rugo uratekereza ko uzitwa iki we nubwo ibyo byose abinywa ntabwo ari umwana mubi kandi aritonda okay none se ke ubona ari we mukwe koko waba unkwiriye waba waramitiyemo ukavuga uti uyu mukwe uyu yaba umugabo wanjye akaba umukwe wa papa ku buryo uza abantu tugendana uza abantu dukorana igihe twagize ikirori nkaba natinyuka nkahaguruka nkavuga nti dore uyu ni umukwe wanjye niwe wamitiyemo ega pa nta kintu atwaye okay bo nicyo nashaka kukubaza ariko mwana wanjye urabizi ntabwo nkwanga nta nubwo nifuza ko wabaho nabi genda ibyo bintu bitekerezeho ariko ikindi nanjye ubwanjye nkeneye kuzamubona naramubwiwe ndamukubajije uramunyemereye ariko nkeneye nanjye ubwanjye kuzamubona amaso ku maso ariko nawe ugende ubitekerezeho genda nicyo nakubwira Zuba. 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 Hakushimuna hiva mu gihe sabiye bite byawe ubusi ibigimba ntabwo amaga ntabwo bawumva. mbese nakumva gute nyine gutera Ekute se nibiki. Ibi ni ibiki. Ako Zuba muri iminsi kwigira ibiki. ni ikihe kibazo cyari none habaye iki harya wari uri kumbwira iki umva ntabwo wabyumvaga kuri telefone se telefone se hari igihe kubera ko mba mfite na telefone ebyiri hari igihe indi biri gusona wambwira nka kuriya nyine nicyo gitumye mvuga ntabwo nagombaga kunyura hano ko nagombaga guhita mpura n'ubu ariko numva byiza ari uko twabivugana umva naguhamagaye ngo mubaze mu minsi yashize aha abakobwa bacu ngo barakuze bazanye za makwe Kiza yazanye umukwe hano ahubwo se waba umuzi wowe ntabwo umuzi yankoreye agashya rero buriya ibyo ngibyo nyine cyagiye nabwo wari wabimbwiyeho ndetse nabashije no kuvugana n'umukobwa ndi kumubaza burya numvaga ari urwenya noneho rero nawe umpamagaye ubu ngubu navuga nti reka nze tubihuze n'ibyo ngibyo nuko komeza rero uzikeza umusore yazanye hano umusore w'imbwa umva ufite ibisatsi ufite ibyanwa Ako muri iminsi ubu uri kwibona mwiki
wowe muri ekuteri no kuvuga iki mbese habaye ku buryo umuntu aguhamagara gatatu utamwumva ni ikihe kibazo gihari mba ndi kwiyumvira ingoma nawe ukaza unkura muri mudu ariko sivi ubundi we biti byawe ariko mwana waretse ibi bintu by'iyobyabwenge wishyiramo nanese kandi iyi telefone usanze mfite ni ekuteri waretse ibi bintu by'iyobyabwenge uri kwishyiramo nukube waretse ibi bintu ko ndi kubona biko kwangiriza ubuzima nawe rero uzi ntabwo wabonye ukuntu nijoro waze wasinze indese wowe jewe nsinda waje wasinze ubwanwa bwo nanjye ndabufite oya we ufite ibyanwa bijabiriye ukuntu nagazi kubikorera isuku ahubwo si ubwo ntago ari ibandi ese ko wajya kugira amayeri ukaba hari ukuntu wagiraga agatelefone nka gutya ibiro ugafatiramo nk'agafoto ntabwo byari gukunda uwo mukobwa se ntabwo yigize ntabwo yaba afite ifoto ye ariko ntabwo ari na ngombwa ntabwo ari ngombwa ahubwo ntuzamwibonera kivuga nk'ikirara neza ahubwo ni umujura pe ni umujura ni uko ari ubwa mbere nari mubona ubundi nari kumukorera agashya uriya ntabwo ari umukwe oya numubona uzambwira oya nanone ntabwo bari guhubuka ibintu uzana ubundi ubikura he cyangwa warose nasinze none ubu se nura mwana wo kwamete ukuntu wamwenje ukamumenesha ibyo yaravuye guhana byo urabihakana yewe kandi reka nkubwira mwana ndi kubona ugiye kunteranya n'abaturanyi oya ndi kubona ugiye kunteranya n'abaturanyi jewe zubatse ubwo utagiye kujya uhura n'abana b'abaturanyi ukabamenesha ibyo bavuye guhaha waba batumye bavuye guhaha ukababamenesha ubundi waretse ibi bintu urimo ni ibiki ubundi aho ubundi urubyiruko mu kugendana muri iyi minsi uri kubona rukugana hehe aho rukuganisha ubu ni hehe kuko ibyo byose ushobora no kuba ari n'umuntu waba aje kuneka akitwaza ngo uwo mukobwa ahubwo aje kureba ahantu azatoborera n'andi mabandi bagenzi be ubwo rero kuri ushobora gushiduka umukubise urushyi noneho yazaza akagukata ijosi ahubwo sinzi wese wigize ugira igitekerezo cyo kuzigira ariko uzabireke genda bikeneye nkeneye kuzahura nawe nkamwirebera imbonankubone nkaganira nawe nkamubaza aho avuka wasanga ari umumotari ese ntabwo nari gusohoka hanze nkasanga moto iparitse hanze reka nene oya nubwo yaba umumotari ntabwo namushingira umumotari naba ari umumotari ikindi ni nk'umujura hasi ubwo umuntu muzima ntaba yaraje afite akanyabiziga yaje nawe reka guca iteka ese ni umujura hari ikintu wamufatanya ari kwiba hakuze ukuntu asa erega vie ntabwo natwe ari twebwe ninde se biba byanze hari igihe tuba twagerageje bikanga vie ariko namwe ntago mubibona ibintu ni pole vie arega wahinduye ijwi wabaye umusaza nabaye umusaza ni ubu ndumva warahinduye ijwi rwose bitabi byaragukororeje ubu wabaye umusaza oya ntukabivuge gutyo ariko si uhagize nk'umuntu ucana hanze akumva uri kumbwira gutyo wese ubu ndakubeshye ubu ntabwo bibona ubushaka tekerezaho umenesha umwana w'abandi avuye guhaha ariko sibyo ni imihahano ukayimena ibyo ngibyo ubundi wanyweye iringaniye ibyo ninjye wabikoze ninde se sinaba nabikoreye je naba nabikoreye he ibyo ntabwo mbyibuka rwose uzi ko buriya unavuga gutyo ushobora kuba ari umukire afite amafaranga ari ku rwego rwo hejuru ariko akashaka akaza ngo arebe uburyo tumufata papa ke winsatse umukire birashoboka umukire none se ubu reka nkubaze ubu ngiye nk'ahantu buno bwanwa ntabushokoje kakubitamo yenda nk'ikigofero cy'abarara hari umuntu wabasha kumenya yuko hari umutungo nagira cyangwa n'akazi nagira yabimenye wese yabanza akareba aya matama yarangiza akareba yinda ni ikibazo cy'umubyibuho se yahita abona yuko hari agafaranga gahari sheri hakuye ikindi cyaje ukuntu kivuga ukuntu gikanura
urumva nudahinduka uhindure ibi bintu kugira sibyo muri iyi minsi ndabona ufite imyitwarire mibi akuviye wowe nugira ikibazo uranzahinduka kandi nzahinduka nuko wenda bitaraza cyangwa se igihe cyabyo ariko nese niko nta umva nkubwire ko nta muntu nushaka uhinduke nese ko nta muntu uraza kukuregera ngo namukubise ubu se ngubu kwaruka ari umuturanyi ubona nzari gutekereza ibiki ibyo tabi ubu nzari gutekereza iki ubu hari wanasanga yanjyanye no mu buyobozi nizere ko atari ukuri kuko nge nahita mwiyereka yewe ibyo bintu waratinze kubimubuza kabisa aha reka twigire ku bindi niko ntarabibona wenda bari buze no kundeba iyo ndi kumva rero wowe iki si urumva rwose utangiye kuzana ubu wabaye umusore warasoretse reka itabi ryarakwishe rwose niyo kuturengera Etagikoko mama etaraje tirahamagara endi keza